Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuje bene data. Iki gitondo duhereje Imana icyubahiro izinze ijoro rikazingura amanywa. Dushimiye Imana intwari ku rugamba yakomeje kuturinda muri iki cyumweru. Ikomeje kuhaba nishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Iminsi utambutsemo yose wabonye kugira neza kw'Imana. Imana yagiye kurinda, Imana yagiye ikubambira amahema. Reba kugira neza kw'Imana uburyo ki kutarondoreka. Iki gitondo uce bugufi uhereze Imana icyubahiro. Wongere ubwire Imana ngo yongere igaruke ku buzima bwawe, yongere ikore n'ibindi, igitambuka igere no ku babisha bawe. Imana ishimwe. Hari ibyo ikora tugatangara, ariko yo ntitangara kuko ubwayo ni igitangaza. Imana ishimwe. Rero muri iki gitondo turanezerewe kandi ndagushuhuje wowe tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo aho uherereye hose. Inshuti yanjye abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, mumfashe duhereze Imana icyubahiro kandi Imana ibagirire neza, ibaha umugisha kubwo kubana nanjye mu bihe byiza byo gusenga, kwifatanya nanjye muri niba ture buri gitondo. Imana ijye ibampera umugisha. Imana ishimwe. Rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje ibihe byiza byo gusenga, dukomeje kuba mu bihe byiza byo gushima Imana, dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga, dukomeje kuba mu bihe byiza byo kongera kuzirikana kugira neza kw'Imana ku buzima bwacu. Imana nishimwe. Nyemerera dusubire muri teme yacu y'iki cyumweru igira iti umunsi umwe gusa w'impinduka. Umunsi umwe gusa w'impinduka niwo ukeneye, niwo ugomba gusenga usaba Imana ngo Mana nkandagiza mu munsi umwe wanjye w'impinduka. Imana igukandagize muri uwo munsi, inesha ababisha bawe ubireba, ukabona ababisha bawe bacishijwe bugufi. Umunsi umwe w'impinduka Imana iraguzamura, abagukobaga bagaceceka. Umunsi umwe w'impinduka uburwayi bwigize ashwi burakira. Umunsi umwe w'impinduka utsinda imanza waburanye ntizirangire. Umunsi umwe w'impinduka wakira ibaruwa iguha akazi ukicara mu biro. Umunsi umwe w'impinduka. Habaho umunsi umwe w'impinduka mu buzima uguhindurira amateka, utuma abantu bahindura amagambo. Umunsi umwe w'impinduka niwe nkwifurije mu izina rya Yesu Kristo. Imana igutereke mu munsi wawe w'impinduka, iguhindurira amazina n'amateka. Imana nishimwe cyane. Reka twihuse tudatinze turi muri iyo teme, dusome igitabo cya Mose kuva ibice 14. Turasoma umurongo w'icumi tugeze kuri 11, tuze gusimbuka dusome 24. Tugeze no kuri 30. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ni inkuru muzi neza cyane, ndabizi ko muzizi. Titre y'ijambo handitse ngo Abisiraheli bambuka inyanja itukura nko ku butaka. Abanyegiputa bagerageje kubakurikira bararengerwa. Imana ishimwe. 10. Farawo abatuze. Abisiraheli bubura amaso babona abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisiraheli barataka, batakira Uwiteka. Babaza Mose bati nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Niki cyatumye utugirira utyo kudukura muri Egiputa? Nyemerera dusimbuke tujye kuri 24. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba. Akura inziga ku magare yabo, bituma kururuka aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunge Abisiraheli kuko Uwiteka barengera akarwanya Abanyegiputa. 26. Uwiteka abwira Mose ati
rambura ukuboko hejuru y'inyanja, amazi asubireyo ajye ku banyegiputa no ku magare yabo no ku bahetswe n'amafarashi yabo. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira abanyegiputa hagati mu nyanja. Imana ishimwe. Dusimbutse tugareba kuri 30, nguko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisiraheli abanyegiputa. Abisiraheli babona intumbi z'abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Imana ishimwe cyane. Icyakurikiyeho nuko bubashye Imana, barayitinya kandi barayizera. Imana ishimwe. Nashakaga kukubwira ku munsi umwe w'impinduka mu buzima bwawe. Abisiraheli babaye mu buretwa igihe kirekire cyane, babaho batukwa, babaho bacunaguzwa, babaho bakubitwa, babaho bakoreshwa iby'agahato, bakarira cyane, ariko iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Uyu munsi niwo munsi w'impinduka ku Bisiraheli. Niwo munsi Imana yahinduye ubuzima bwabo, ngo abanyegiputa nabo babona yuko Abisiraheli koko bafite Imana, babona ko ari ubwoko bufite Imana ibuba hafi. Imana ishimwe cyane. Ubwabo bamaze kubona abanyegiputa ngo bahuruye inyuma yabo, baratinye cyane, aho bari aho ngaho muri icyo kibaya cyegereye inyanja itukura, benda kuyigeraho, benda gukomeza urugendo, ariko babanjije gukambika aho nyine hafi aho muri icyo kibaya. Noneho ngo bagiye kubona, babona abanyegiputa baje bahuruye, baravuga bati noneho turagwa muri ubu butayu. Ariko Imana nishimwe. Ikintu Mose yarababwira ati mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Imana ishimwe. Imana rero yakoze nk'Imana, irabareka. Ikintu yakoze Imana yarabaretse, ubwo yari imaze guharura, gutenga umuhanda mu nyanja itukura, inyujijemo ubwoko bwayo bwa Isiraheli. Niko n'abantu bajya babigenza. Hari abantu baza bakajya birirwa bakuzunguza, Imana yanakwitabarira bagakomeza bakagukurikirana. Hari abantu benshi bapfa ndetse bazize yuko Imana ihoreye wa muntu bagumye bagendaho. Abanyegiputa bagize navuga ngo kwibeshya ku Bisiraheli. Umunsi wa nyuma bibeshye cyane, ni umunsi bakandagiye mu nyanja. Nabo ubwabo bari babizi yuko muri geography ntabwo bigeze babona amazi yitandukanya ngo umuhanda ubeho ako kanya kandi wumutse. Baratinyuka bakandagiramo, kandi baratinyuka. Ndibaza ko Mose arambura inkoni hejuru y'inyanja, nabo ubwabo kuko bari barangije gutuga Abisiraheli, ngira ngo barabibonye, barangije baribeshya bakandagira mu nyanja, baribeshya rwose. Niko abantu bajya bibeshya, bagakandagira bagasyonyora, bakongera bagasyonyora, bakagira nabi bakongera bakagira nabi. Bakumva ngo hari naho wiboneye akazi naho bakagukurikirana, bakumva ngo wibonera aka business bakagukurikirana, bakumva ngo warimutse wagiye ahandi bakagukurikirana. Abantu bajya bibeshya cyane, abanzi b'abantu baribeshya. Nuko baribeshya rero babakurikiranira mu nyanja, aho Uwiteka Imana anyujije inzira yo kubatabara. Ngo ariko Uwiteka hari ikintu yakoze, ngo yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, mu gicuku cya nyuma. Igicuku cya nyuma ukigereranye n'umunsi umwe gusa w'impinduka ku buzima bwawe. Ngo mu gicuku cya nyuma rero Uwiteka hari ikintu yakoze, ngo yarabitegereje cyane, amaze kubareba ubwabo. Igitsura cy'Uwiteka cyarebagezeho, ngo bahita bacikamo igikuba. Igitsura cy'Uwiteka kikurebera ababisha bawe, igitsura cy'Uwiteka gitambuka kigera ku ngenza,
igitsure cy'Uwiteka kigere kuba kurenganya. Imana ishimwe. ngo Uwiteka Imana ngara yitegereza abacikamo igikuba. Ikindi hari ikintu Imana yongeye gukora. Imana ishimwe. ngo mu museke inyanja, hari ikindi Imana yakoze, ngo muri uwo museke ngo inyanja yarasubiranye, isubizwamo guhurura kwayo, ngo Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka agira ikintu akora, ngo akunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja. Imana ishimwe. nawe mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware n'ubushobozi, Uwiteka akunkumurira ibigeragezo byawe mu muriro mu izina rya Yesu Kristo. akunkumura ibyo bigerageza, akunkumura ibikuriza n'ibikubabaza, abikunkumurire mu nyanja y'umuriro w'amazuku mu izina rya Yesu Kristo. navuga ngo Uwiteka agira ibyo akunkumura bikure ku buzima bwawe. umunsi akunkumura bari Abanyegiputa akabakunkumurira mu nyanja, nibwo Abisiraheli babirebesheje amaso. iyo ukomeje ugasoma ngo Abisiraheli ngo bagiye kubona, babona intumbi z'Abanyegiputa, ngo babona intumbi z'Abanyegiputa ziriho zireremba ngo mu nyanja. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro kuko ari Imana itabara, kuko ari Imana ikiza. ndakwingingira Imana ngo nawe Imana igutereke mu munsi wawe umwe w'impinduka. umunsi umwe w'impinduka, ababisha b'umuntu Imana ibakuraho mu buryo bwayo, mu bumana bwayo, muri strategy zayo, ikarwana mu mbaraga zayo. Imana igutereke mu munsi wawe w'impinduka, mu gicuku cya nyuma. Imana igira icyo ikora. Imana ishimwe. umunsi umwe ku manywa nawe uzabyuke ushima Imana. Shalom shalom. muhaye muronke umunsi. Izina ryawe ni